ikaze cyane bakunzi ba Big Machine TV, you are number one online TV station. I'm your boy, the most one and the best presenter, Hyperman episode. And these are nashidikanye ko mukomeje kumererwa neza aho muri hose, gahunda murimo zose, ibintu byose bikomeje kugenda bimera neza cyane. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku ngingo yerekeranye n'ibibazo n'ingorane duhura nabyo birumvikana mu isi tubamo. Ibyo byose tubicamo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko twibaza tutese birakwiye ko nakinubira ibibazo n'ingorane mpura nabyo. So nibyo tugiye kuganira, nkwereka impamvu udakwiriye kwinubira ibibazo n'ingorane uhura nabyo. Whatever does not kill us, it makes us stronger. Iri ni ijambo ryakoreshejwe na Maxwell, ni umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Buffalo. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvuga ko ibitakwishe bitugira cyangwa se bituma dukomera. Ni ijambo rero rishimangira ko hari ibyiza, imbaraga dukura mu bigeragezo ndetse n'ibibazo duhura nabyo. Ese koko haba hari ibyiza twunguka bikomotse mu bibazo n'ibigeragezo twahuye nabyo? Tekereza kuri bimwe mu bintu by'agaciro wenda utunze uyu munsi, wongera utekereze n'igihe kimwe wigeze guhura n'ibibazo bikomeye. Ese ibyo byiza utunze byaba bifite aho bihuriye n'ibibazo wigeze guhura nabyo? Niba igisubizo ari yego, nanjye ndi bukubaze nti ni kuki twinubira ibibazo duhura nabyo? So uyu munsi rero nakuzaniye impamvu zitandukanye cyangwa se impamvu zisobanura ko tudakwiriye kwinubira ibibazo duhura nabyo. Turi bwifashishe rero igitabo cya Dr. Kelly McGonigal, ni umushakashatsi, umwanditsi w'ibitabo, umuhanga mu bumenyamuntu, ubwo ndavuga psychology, ndetse akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Stanford ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gitabo rero yise The Upside of Stress, bishatse kuvuga ngo uruhande rwiza rw'ibibazo ugenekereje mu Kinyarwanda. Ese koko haba hari uruhande rwiza rw'ibibazo? Ese niba urwo ruhande koko ruhari rwiza rw'ibibazo, birakwiye ko twakinubira ibibazo duhura nabyo? Ni mu kiganiro nakuzaniye uyu munsi hano kuri Big Machine TV, you are number one online TV station, hamwe nanjye nyine AIMABLE MISAGO aka Hyperman episode. Twihuse rero n'impamvu ya mbere. Abahanga bakubwira ko burya ngo ibibazo n'ibigeragezo ni kimwe mu bigize ubuzima. It's the normal aspect of life. Ibibazo ni ntazibukirwa muri ubu buzima bwacu, kuko hari n'abibaza batese ubuzima ni iki. Ubundi bavuga ko ubuzima ari urusobe rw'ubunararibonye, experiences, kandi ubwo bunararibonye buva mu mitego n'ibigeragezo duhura nabyo. Ibi kandi bikajyana n'ibitekerezo by'umucurabwenge w'umugereki Socrate wavuze ati ubuzima butabazwa si ubuzima. Unexaminable life is not worth living. Mu yandi magambo, ubuzima buzira imitego n'ibibazo ntibushoboka kuri iyi si. Ntukwiriye rero kwinubira ibibazo bikugeraho, kuko isi turimo ari iy'ibibazo gusa. Iyo niyo mpamvu ya mbere, impamvu ivuga ko ubuzima ari kimwe mu bigize ibibazo ari kimwe mu bigize ubuzima. So impamvu ya kabiri rero batanga ngo nuko ngo ibibazo bidufasha gusobanukirwa neza imbaraga zitwihishemo. Ubundi iyo ikibazo kivutse ni ukugihanga amaso ugahangana nacyo. Muri uko guhangana nacyo nibwo uzasobanukirwa neza ubushobozi, imbaraga wifitemo. Iyo uri mu bibazo nibwo ukanguka mu bitekerezo byawe ukareba kure. Hari ibintu byinshi tuzi byagiye bivuka kubera ibibazo. Dufashe nk'urugero rw'umuntu wavumbuye itara. Ntabwo ari kuvumbura ubushobozi yifitemo bwo kuba yarakoze iryo tara iyo hataza kubaho ikibazo cy'umwijima. Mu yandi magambo, ikibazo cy'umwijima cyatumye avumbura neza ubushobozi yifitemo, aribwo bushobozi bwo gukora itara. So ntukwiriye rero kwinubira ibibazo. Hari igihe icyo kibazo kiba kikugezeho kugira ngo ubashe kuvumbura, ubashe gusobanukirwa neza imbaraga, ubushobozi wifitemo bwo gukemura ibibazo muri rusange. So impamvu ya gatatu rero batanga ngo burya ibibazo bituma dukomera.
umushakashatsi Mark Seri nk'uko nigeze kubikomozaho yabivuze neza ngo ibitatwishe bitugira abakomeye. Uyu mushakashatsi yakorewe ubushakashatsi ku bantu b'ingeri zitandukanye, nk'uko byagaragajwe rero na MISAGO. Uwo mushakashatsi yagennye ingorane 37, ubwo hari harimo gupfusha, uburwayi bukomeye, impanuka ndetse n'ibindi. Bamwe rero mu bahuye n'ingorane, ubwo bamwe mu babajijwe bagaragaje ko mu izo ngorane bahuyemo n'ingorane 21, abandi bahura n'ingorane 8, ni mu gihe abandi barimo hagati na hagati nk'uko nyine MISAGO abigaragaza. So mwigerageza bushakashatsi rye aricyo bita experiment, uwo mushakashatsi Mark Seri yafashe amazi arayakonjesha bikomeye, maze asaba abakorerwagaho ubushakashatsi gushyira ibiganza byabo muri cya gikoresho cyari kirimo amazi akonje cyane. Uwashyiragamo ikiganza niwe wahitagamo igihe ari bumaremo. So iryo gerageza bushakashatsi ryagaragaje ko babandi batari bamenyereye ibibazo, ibiganza byabo byamazemo umwanya muto ugereranije n'abandi bari baramenyereye cyangwa se n'abandi bari barahuye n'ibibazo byinshi. Mu yandi magambo, biragaragaza ko umuntu wahuye n'ibibazo akenshi arushaho gukomera, aba resilient, akamenya guhangana nabyo, akamenya kuresista, akamenya kumaramo umwanya, ikibazo ntikize ngo ahite yirukanka. Ngira ngo iyo ni impamvu ya gatatu yerekana ko udakwiriye kwinubira ibibazo kuko bizakugira umuntu ukomeye. Mu yandi magambo arimo arashimangira rya jambo twatangiranye ngo ibitatwishe bitugira abakomeye. So ingingo ya 4 cyangwa se impamvu ya 4, ngo ibibazo bituma uvugurura umubano ufitanye n'Imana, cyane cyane kuba yemera. Ngo ubusanzwe abenshi bemeza ko umubano umuntu afitanye n'Imana ushimangirwa n'amasengesho, bakemeza ko nta gihe rero umuntu asenga cyane nko mu gihe azaba afite ibibazo. Iyo umuntu afite ibibazo ngo nibwo arushaho kwiyegereza cyangwa se kuganira n'Imana kugira ngo imufashe muri ibyo bibazo. Habaho ubwo Imana yemera ko nanone ibyo bibazo ngo bikugeraho kugira ngo ubashe gushyikirana nayo, kugira ngo usobanukirwe ko uwakuremye akuri hafi. Ngo ntukigere rero winubira ibibazo kuko wasanga ariyo nzira yonyine yo kwegerana n'Imana. Urumva ko ntukwiriye kwinubira ibibazo kuko wasanga ariyo nzira nziza yo kwegerana n'Imana, wasanga ariyo nzira nziza yo kugira ngo Imana ikwereke ko ihari. Ntihaba hose ubwo ugera mu bibazo ugasanga Imana iragutabaye, irakurokoka, ukavuga ati ukarushaho kwisobanukira. So mu buhamya bwagiye butangwa n'abantu benshi biyeguriye Imana n'abayikoreye, bavuze ko uko kwiyegurira Imana kwashingiye cyane cyane ku bikorwa by'agatangaza yabakoreye mu gihe babaga bari mu bibazo. So ntukwiriye rero kwinubira ibyo bibazo, wasanga ariyo nzira nziza yo kwegerana n'Imana. So ibibazo rero ubwo ni impamvu ya 4, ngo ibibazo iyo bitakwishe ngo bifatwa nk'urufunguzo rw'amahirwe. Dufate urugero rw'umugabo wirukanywe mu kigo yakoreraga kubera impamvu runaka, nyuma akazongera gusaba akazi agakorera ikigo kimuhemba gusumbya mbere. Urumva uyu mugabo akirukanwa bizamugora kubyakira, ariko dore ku iherezo abonye ibyo yifuje kuva kera abikesheje icyo kigeragezo abanje gucamo. Umuhanga Sigmund Freud we yabivuze neza ngo ibibazo ni urufunguzo rw'ibyiza. Ibisubizo biboneka ari uko habanje kubaho ibibazo. Bityo rero ntukwiriye kwinubira biriya bibazo turi gucamo kuko hari nibitatwica wasanga ariyo mahirwe yacu. Ahubwo urumva nk'uyu nguyu ayo mahirwe yose yakesheje ibyo bibazo yanyuzemo. So ntukwiriye rero kwinubira ibibazo, wasanga ari urufunguzo rw'amahirwe yawe. So impamvu ya 7 ya 6,
igaragaza ko tudakwiriye kwinuba ibibazo ni uko ngo ibibazo ari umusemburo wo kuzamuka mu ntera no gutera imbere. MC Gonigo aduha urugero rwiza rw'umucurabwenge rw'umunyeshuri yigishaga maze akaza gutsindwa isomo. MC Gonigo ngo yaje kumuha ubufasha ku byerekeranye n'imyigire. So mu bizamini byakurikiyeho wa munyeshuri yatsinze ku kigero cyo hejuru. Ikindi kandi uyu munyeshuri yungutse inshuti n'umujyanama ukomeye ariwe MC Gonigo. Urumva uyu munyeshuri wari wahuye n'ikibazo cyo gutsindwa yabyigiyemo abikuramo amasomo maze ariga, cyangwa se noneho ya masomo yajyaga amutsinda ayatsinda ku kigero cyo hejuru. So impamvu ya karindwi ngo burya ngo ntukwiriye kwinubira ibibazo bikugeraho kuko akenshi biza ari nk'isomo ry'ubuzima nk'uko nari mbikomojeho. N'umunyarwanda yabivuze neza ngo icyago cyigisha ubwenge. Ibibazo bishobora kuza ari nk'isomo ry'ubuzima bwawe. So ntukwiriye rero kubyinubira, wasanga hari byinshi ugiye kwigiramo. Mu bibazo rero niho ushobora kwigiramo guca bugufi, kwiyubaha, niho ushoboramo gusabana n'abandi, kumenya gufasha abandi kwivana mu bibazo. So dufite ubuhamya bw'abantu bagiye bamenya cyangwa se basobanukirwa byinshi kubera ibibazo byinshi bagiye banyuramo. Dukwiriye rero kwanga ibibazo cyangwa se kubyinubira kuko niho bityo rero ntidukwiriye kwanga ibibazo kuko nibitatwica bizaduhumura amaso. So iyo rero ni ingingo cyangwa se ni impamvu ya karindwi, kuko yuko ibibazo ari byo cyangwa se bidufasha gusobanukirwa. Impamvu ya munani burya ngo nk'uko nari mbikomojeho haruguru, burya ibibazo bizatuma uhumuka amaso, umenye inshuti nyanshuti ufite. Nk'uko nyine umukobwa w'umutima asuzumwa n'inkanda, ni nako inshuti nyayo isuzumwa n'ibibazo. Burya nugera mu bibazo cyangwa se mu makuba ukisanga uri wenyine, ntukibare mu mubare w'abafite inshuti nyazo. Mu bibazo niho uzasobanukirwa neza niba izo nimero ufite muri telefoni yawe zifite umumaro. Mu yandi magambo, jya ufata ibibazo nk'akayunguruzo kaje kugufasha gutandukanya inshuti nyazo n'inshuti zikuryarya, kuko burya n'umunyarwanda yivuze neza ngo inshuti nyanshuti igaragarira mu makuba. Rero wikumva ko ibibazo ari bibi cyane, kuko wasanga bije kugufasha kumenya ba bantu bakwishamo, za nshuti zikwishamo.